bashaka bamujyane bamuzamushyira nako bindeba kuko namba muzambomeraga yabigize mu ntwari byabaye byose subira bako kantu Prince Kid no muntu watenza abana bako urakoze cyane uko yahagare Miss Rwanda ayihagariye abaze gabo bakomeye bose basaga nibo baje gucaho niwe yari niwe bari source bya kure Muheto mwabibonye subira bako kantu Elsa nushaka kujya kurira ibyo birakureba umugabo wawe afite ibibazo agomba gusubiza subira bako kantu Mutesi Jora afite ibibazo agomba gusubiza Mutesi Jora muvana muri bibiri agomba kuzasubiza ibibazo afite n'ibindi byinshi bimuremereye kuko bambwiye ngo umugabo noneho ngo umugabo yamuteye shot ibyo reka tubireka kuko nabyo urumva nundi ibyo reka tubireka Mutesi Jora afite ibyo agomba gusubiza kuko ibyo gihe nabyo ibyo bibya kuba yari kumwe na Prince Kid for 2 years 3 years murabyibuka imyaka 3 bamaranye muri Miss Rwanda yajyaga kumusapotinga kiriya kintu naje gukurikira amakuru buriya muri Miss Rwanda Mutesi Jora yagendaga Mutesi Jora yagize uruhare muri abuse y'abana b'abakobwa mu Rwanda kimwe na Prince Kid bafite uruhare Mutesi Jora ntabwo yigeze abumukozi Mutesi Jora ntazigire innocent rimwe nabo ngaho bakomeye ibintu byose I wish yuko Prince Kid bamuzana byose kabishyira hanze ntabwo ibintu kuri Mutesi Jora ndagusaba kumuvana muri ibi bintu kuko hari ikintu tunaje kumenya akavuga buri izina ryose azi Mutesi Jora ntabwo yigeze umukozi wa William Company bayita gute ngo ni Rwanda what backup what bira bintu bya misura ariko uzi gushaka kutujishisha ntabwo ari kubajisha ndagusobanurira gutya nani dekati ntabwo yigeze umukozi ndabigusobanurira nari nzi ko ari uretse gato manzi uretse gato nari nzi ko ari umukozi ariko naje kumenya makuru ko buriya uretse gato uretse ariko ndi kuvuga nk'umuntu wakuru ya makuru bivugwa ko uretse gato uretse ariko bivugwa ko Mutesi Jora yisangaga muri Miss Rwanda bamuhamagaye irushanwa ritangiye akajya gusapotinga bivugwa ko bamwishyuraga 50 by'abanyarwanda yonyine ku munsi abanyarwandakazi umuntu wazanye irushanwa ritangiye ashaka kukubwira ngo azakuvanaho ngo ibyo bintu urimo gukora ngo aguhirike wa kind logic ufite aho ngama n'umusa ahanga biriya bintu yavugiye kuri radio kuri televiziyo Mutesi Jora yaje asimbura nyir'umushinga cyangwa yamusimbuye atari ko se ko mu kwavuga ko namara kufungwa cyangwa amaze kugenda zarisubirana aya masaha Mutesi Jora afite Miss Rwanda mwagiye mureka ko atarifashe impamvu atayifite se twebwe ntabwo nge dufite ni ubuhe none niyo atayifite kandi yatarayivuyemo nuko yako umugambi kuntu yari yawuteguye n'ukuntu byagenze byagaragaye mu maso y'abantu bose ko that position was untenable ariko buryo nabo mwere kuguma n'amushinga kuko he was ariko Mutesi Jora yabagorewe ariko se ndamye kubaza deka isosi yamenezemo injishi ndakubaza ari Miss Rwanda na Miss East Africa ni ikihe gikomeye Mutesi Jora aragenda akawoninga Miss East Africa akayitegura mukamuzana kuri Miss East Africa ninde uyu mwaka Miss East Africa still now aracyari Miss East Africa still now aracyari umuntu bita Shanita urakoze cyane uramusimbura ndagusobanurira impamvu atara uretse gato ndagusobanurira impamvu nawe nubishaka ndajyamo kukubaza yego ninde wahagariye Miss East Africa wari uyihagarariye wadi mini kuyihagararira guhagararira byumva nyine umwana no iriya ni license Tanzania yatanze ihereza umutanzania wakoranye na Mutesi Jora aya masaha habayeho imbogamizi zuko iyi license ihabwa umuntu wundi kugira ngo ibe maboko yura maboko basaza atari inyangamugayo ndetse Tanzania ivuga ko kugeza aya masaha idashobora kuyihereza undi muntu utari umutanzania haracyashakwa umutanzania ushobora kuyifata akajyana partnership na Mutesi Jora bagakomeza rira rushanwa amakuru mfite nuko rira rushanwa ritazongera kubera muri Tanzania ahubwo rizabera muri Kenya urimo kunyumva mu magambo make umutanzania mugarukotso inshuro nyinshi urumva ugarutse ku izina Tanzania so hari ikintu tuvuye mu rugero nawe ushaka gutegura ushaka gufungura shop muri Kigali ukayita East Africa ariko ntabwo bivuze ko East Africa so ryashanwa ryari ry'abantu bafite inyungu runaka ibintu anyway but abakobwa bari involved okay tugaruke kuri Prince Kid man reka nzongureka kuki bari tujya kuvuga ibintu by'umuntu dushaka kutubwira tugaruke muri Prince Kid sinzi impamvu tugeze muri East Africa tugaruke muri Prince Kid ibintu byabaye hariya niyo mpamvu dufite ino case dufite mu Rwanda right now yes urinde umeze neza cyane rwose 5/5 ngewe rero afite kumbuye man bimeze bite man twara umukobwa wanjye dekeza
Dekeza ari mu gahinda kenshi nyuma yuko umushuti we n'umusangirangendo we Prince Kid aya masaha agiye gusubira mu Rwanda kandi yarabyina intsinzi ko yatorotse. Nahoze mbibona ku binyamakuru bikomeye barimo baravuga ngo nyuma yuko ibintu byose byagiye binyura ku social media, byaba byiza urubanza rwa Prince Kid rutangiriye mu mizi rukaburanishwa ukuri kugashyirwa ahagaragara. Ibyo jya kubibwira inka Nyabugogo ntimukaje muza gufata inkiko mu muzana ibyo bintu by'imizi mu bireke. Nta mizi baho, nta mizi hari, nta rubanza rw'imizi hari. Abakome ntabwo tuzeye tubamenya, ariko turabazi. Bakora muri MTN, bakora muri za Koje banke, bakora muri bahose bakuriye Tour du Rwanda. Urumva iyo mizi izatangira yabasimbutse. Nta mizi hari. Urakoze. Wawe ikintu kiriho kimwe ahangaha ndakubwiye hari amazu ari irebero. Nibazana nibashaka gusubira mu mizi bazagenda batubwire ari amazu yakodeshwa girebero. Erega muri iyi case ya Prince Kid harimo uyu mugabo ninde? Uyu mugabo wakoze ubukwe kuri Ntuza bakayifunga ira hotel yo ku Kibuye. Bamwita ni Malala. Oya uramuti bagiye gukorera y'ubukwe. Bamwita Shehe Ntuza uramwibuka. Muri iyi case ya Prince Kid bano bahungu ba Shehe bayirimo, urimo kunyumva? Hey, amazu bakodesheje reka buretse gato byabereye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 2023 hano biti Nyamirambo. Amakuru reka nkubwire abahungu ba Shehe, amakuru yaje avuye muri Canal Plus ku bana baje kwestara internet iwanyu. Ibyo basanze amakuru yaramenyekanye, ubu dufite archive. Ibi bintu bya Prince Kid byagiye gufunga ndakubwiza ukuri yakubaka indi guverinoma. Reka ze nkubwire nojya nkubwira Jesus. Reka ngira amakano kana gato. N'ubwo amahirwe bagira amahirwe abari IC and ya Donald Trump. Irimo kumesinga up with the Prince Kid. No, ni bateri IC ya Donald Trump. Baba nibitukaga bakomeye. I wish ko abanyarwanda avuga ati gamu utwere ku rubanza simusiga mu twereka. Nanjye nabivuze. Nta kintu kimwe musimbutse. Ego. I swear imbere y'Imana. Niggas are going to be exposed. Kandi ibiboro bya sigabi tanyu muri rutigeze ubona. Iyi 30 jours nanjye abana babaye so abused kuri vutako. Bro. Abana babuze n'ahantu baririra. Aha ngewe nafashe Godfather nimugarebe izina Godfather natanze ibitugu abana barerera ku bitugu byanjye n'uyu munsi baracyabiririraho. Mwagiye mureka n'uyu munsi abana bagizweho ingaruka na Prince Kid nabategeye ibitugu. Dekati we urabizi, Dekati hari byuzi. Abana naravuze ni muze mu ruhuke nzabatega amatwi. Ntabwo mwigeze umuntu ubatega amatwi. Urimo kumva? Nabateza amatwi benshi muri bo, hari nabo mutigeze mubona muri ruya rubanza. Hari abana bakorewe ubishitani, inyana zimbwa z'abagabo bakagenda. Prince Kid akavuga ati ngwino irushanwa ntago bikunze, ubutahuza aba Miss Rwanda. Yamara kumuhaga agahita mutangamo passe, akamuha passe wamuhayemo passe muri Koje banke akaba afite nka batana agomba kubeshya akazi. Yamara kumurya agahita mwoherereza, agasanga umwana ageze buretse gato, agasanga umwana bamutanzemo amapase. Umwana akisanga ageze muri bureau de change kuri Petite Barriere ku Gisenyi bro, agomba guhembwa 30 by'amanyarwanda bro. Amazina tutangira kujya tuyavuga. Ibintu bya Miss Rwanda biteye agahinda ni birebire. Nukuvuga ngo abantu benshi bafashe umwana w'umukobwa avuga ati kukirwa argonga imihanda hora yasinze n'ibyo byose. Oya tambwira se ko abana b'abakobwa bamwe uretse ko bamwe babuze n'ahantu bajya benshi kuba tutarumva aho ofete uyu munsi Imana ko tutumva case ya suicide. Bakoma case ya suicide. Mfite abakobwa barenga 4 bahindutse abatinga. I'm being honest. Ntega amatwi. Abana b'abakobwa abused nabo bitaga bakomeye muri za MTN, Koje banke, Nuza Tour du Rwanda. Izo company ko eshatu umuntu ari hagati no bita Prince Kid mukahita zimashaka umuzana ejo tomorrow. Aronge Beshi. Mfite abakobwa 4, uwa gatanu ntabwo ndakonfaminga. Abakobwa 4 ubu turi kuvuga nabahindutse abatinganye kubera ingaruka za Miss Rwanda. Amazina ndayazi uretse umwe wenda niwe ngiye mfite 3. Urukunyumva mfite abantu 4
banyuze muri Miss Rwanda. Ibi bintu nituza kubivuga abantu ngo bakabyumva bro, aba bana umwana none dore none harabakorewe abuse ntibirangire uwamuryoheraga yahitaga amubwira ati ngwino urajya ngwino ikamba rya Miss Rwanda ikurikira. Urimo kunyumva? Nzari guhereza. Urimo kunyumva? Abo bita Joel Rutaganda. Va kuri Nyamunsi. Zari nigazo hasi ariko zakoraga ibyo bintu byose zagizemo. Umuntu bita uretse gato. Umuntu bita uyu hari Joel Rutaganda uyu nundi ninde? Uyu wundi ninde uyu wagize ibyago ejo bundi agapfusha umwana ninde? Ninde? Umusero France bukoze ibiri uyu yagize ibyago umwana warapfa ninde ejo bundi? Imana bawari ariko nyine urumva uyu muga wenda kongo karasuma wenda habemo sympathy nakundi wamuvuga nyine ukavuga utuvuze ko yapfushije umwana musa ndizoje ariko se ikibazo rero umuntu aravuga okay katumureka tumupasinge tumureke ubwo ndabona mutangiye kuzana mu none se ko ari byo cyo kintu wenda ni Mike washaka kuvuga tukomeze wari kwa cyagiteka mitwe cy'ibyo amafaranga muri kaminuza y'u Rwanda byago bihagije uruko nimba tuve kuri ibyo ngibyo ibi bintu biri mu mwanda erega nubwo ndi kuvuga mukanga kunyumva mumanze murebe ibintu byaturitse Bamporiki yaravuye kuganiriza ngo abana umuco Bamporiki uva kuganiriza abana inyamata kuri hoteli byagenze bite ava kuganiriza abana inyamata kuri hoteli ahantu uzi ko bamutumiye ngo agiye kubaganiriza umuco urabyibuka tuve kuri we tugaruke ni gute uyu mubye man ibintu bibiboro ni biri mu mwanda ibi Prince Kid yavuze ngo birimo abantu ngo bamazina ndashaka Prince Kid bamuzane noneho aza yarakaye abivuge byose ntabwo kuza yarakaye yabivuga Prince Kid va muri Amerika wamaze gukora record ya buri kimwe kuko ntabwo azagera mu Rwanda ngo ajurire azagera mu Rwanda imodoka imutegereje kujya mageragere ahita cicika agomba kuzura ntabwo yakongera kuburana no sazaburana iki so ruvanga azagera ahita cicika none se nukuvuga ngo twibukiranye Prince Kid yavuye mu Rwanda bamushyiriye iminsi 30 yo kujurira ntabwo yayikoresheje ngo ajurire yahise yitorokamo bivuze ngo azaza ntabwo azongera kujurira abakomeye Prince Kid agomba kubavugira muri Amerika mbere yo kwamanuka Prince Kid bamubariza abakomeye muri Amerika nagera mu Rwanda abakomeye azava gutari mageragere bazamuha nyina tuzakora petition yongera burane ntabwo ufite ubwo bubasha wowe nande tuzayikora twebwe wowe nande hehe n'abandi bo Kemonika ni umuntu ukomeye rero tuzabishaka tuzayikora petition kandi aburanire mu ruhame ngo tuzayikora muri parliament so tugende gatoya kuri ibi bintu kuri ibi biboro hari ikintu muri kwitiranya Dekati ikintu abantu bagomba kwandastandinga bakabyumva ntabwo Prince Kid nituza gukurikira nuko wango abana bo muri Miss Rwanda nawe ugira defo yo kuvugira mu muntu yateruye ijambo wakintu we uje ku muntu amanza aterura interuro ayirangize bone kumuvugiramo please we watch your mouth nigga umuntu ari kuvuga ngo tumucamo ijambo direct so nukuvuga ngo tugaruke gato hari ibintu bitigeze bivugwa uyu mudamu abo bakomeye rega bakomeye hariho bagiye baje hanze ariko bakabacecekesha umuntu arabivuga bakamuzibya hari uyu mudamu Marene bari barahaye bakobwa ngo ujya kubigisha ura mudamu n'umudamu ukomeye umugabo ni ambassadeur yari ambassadeur mu Bufaransa uyu mudamu ari mu bantu bahishiriye afata umwana bita Iradukunda wabaye victime kurusha abandi uyu mwana Iradukunda yabaye victime ari mu bantu babaye victime kurusha abandi uyu mwana Prince Kid yaburuzaga imodoka hari ibintu erega Prince Kid igihe cyageze akajya ararana n'abakobwa babiri uwo bita Iradukunda uwo bita Elsa wahindutse umugore we baranige ni Kanombe ari batatu abantu babizi bose muri kiganza kuvuga ngo nta kintu beshyemo na gito noneho uretse gato uyu mudamu Marene w'abakobwa bro uretse gato ntabwo abeshye noneho reka ibyo ngibyo ngewe ndi kuvugira Prince Kid hano bwa mbere amafoto turafite babaga bakina n'imbwa mu gipangu urukunye kirabivuze se oya rega abantu banasurana ariko ino game this game we created this fucking game ngewe deka uzi kugira ibintu byose biri documented
kugira ngo ntangire investigation yimbitse kuri iki kibazo cy'uyu mujene naraje hano ndigaragura ndavuga nti Mutesi Jolly agambaniye Prince Kid uyu mukobwa ni shitani murabyibuka umuntu arampamagara bro arampamagara muri Amerika ankubita amafoto Prince Kid Elsa Iradukunda undi mukobwa ninde bamwita uravuze ninde uramuzi mwita gute badun kibazo nabo munda kumwibuka ndaza kura kwifoto mfite imwese buretse gato babara wumve kino kintu if they want it twa batani buretse gato cyangwa niko ibintu umuntu avuga ababizi Prince Kid ibintu byose biri documented manza wumve bazamamagara mu kiko nzaba Prince Kid yafataga bano bakobwa urimo kunyumva bro aba bana yabariyemo ikintu hari imbere yuko abaraga iminsi mike ngo Elsa ajye muri Amerika nukuvuga ngo ukuntu yabikoraga Prince Kid yaragendaga agafata umukobwa agafata Iradukunda akamubwira ati Iradukunda urabizi ko ari we nkunda yego sheri ngo buriya buretse gato manza wumve story uyu muntu tugiye kuganira nawe mfitanye nawe na gahunda ya miliyoni 5 z'amadolari sheri iyi deal ducike ndagusabye mbabarira urara umuhendahenda urukunyumva muri iyi miliyoni ufitemo miliyoni 1 urukunyumva urukumva sheri ni ubigusabye kandi nibanga ryanyu akaba aramutanze akajya ku wundi nawe gutyo yarabashipingaga amakuru mfite inshuti ye ya hafi arambwira ati nahamagaye Prince Kid ngiye ku giti cyanjye ndamubwira Prince Kid ibi bintu ubona bikwiye urimo kunyumva ngo Prince Kid aramubwira ati muri bariya hari umuntu utujuje imyaka y'ubukure uri kurebamo urimo kumva twumvikane bro kimara kubona ndamubwira nti ibyo bintu uri kumbwira ufite ibimenyetso yankubise ifoto ananyereka ntega amatwi akimara nk'umutoto nahise manika amako ndavuga nti uburetse gato abantu niba ibimbwiye ari byo reka nze nkore ubushakashatsi bwimbitse nibwo ninje deep down kumenya exactly ibi bintu biteye bite bro bimeze bite ndagenda ndinjira ngera ku musore wabanaga na Prince Kid mu nzu wajyaga kuzana bari abakobwa niwe wabatanga nuvuga ngo niwe wari komisioneri iki gipeti niba batagifashe u Rwanda rwabanaga na Prince Kid uyu mujera wabanaga na Prince Kid sinzi impamvu batamufashe kandi ari we moteri w'ibintu byose ari we wari umushoferi wa delivering gabano bakobwa no uyu mupeti bari kumufata mushaka iki atanga ubuhamya atangwa amabwiki bigeze bakubwira ko akeneye ubuhamya bwanyabwo uretse gato ndashaka kubaza nk'uyu muntu uje muri account reka nkubaze wa mugabo we niba uri n'umugabo niba uri umugore National Election Commission Rwanda ndakubaza ubuzanye account y'akazi muri iki gicuku wagiye ukaza muri account yawe ukabyara we umuhishe ntumuvuga ukabyara ubwo ndamuzi se ntabwo dore ngiyo account ya guverinoma no ndakubaza n'uretse gato dore reba hano hasi account ya guverinoma uraza muri account y'akazi ishinzwe amatora ziraza zose bose waje muri account uri kuza muri account ya guverinoma aya masaha akazi kafunze uri kuza muri account ya leta waje muri account ya na account z'abakomeye wa Caritas na account bagira bazaza muzikomeye nyine dukomeze zatangiye kuzana gasi so yo Godfather gato akantu gato cyane none icyo nabazaga gito cyane abo bakobwa ko leta kubutabera abagerageje kugana inkiko babuhawe abandi bo kukibataga n'inkiko bavuga ubutabera kandi tuzi ko butangwa kandi ntabwo ngewe ndakubwiye uretse gato nuko naze twanze kugira ngo tutaza kubana jyuwa ubu ntabwo nge ariko na space narazikoze ntabwo abakobwa bigeze bahabwa ubutabera ntabwo bigeze ubutabera ntabwo babonye ubutabera bwuzuye abakobwa ntabwo bigeze bahabwa ubutabera bwuzuye ubutabera buzuzura ari uko ibihano byabahawe ababahemukiwe bishyizwe mu bikorwa mwebwe ubutabera bugenze gute abakomeye ariko turakubaza ikintu kimwe u Rwanda tuzi rw'uyu munsi sha mbwira ukuntu Prince Kid wari ubundi bakubwira ko impamvu ibintu bagenderaho kugira ngo umuntu ajurire aburana ari hanze
uzi ko Prince Kid uretse gato uzi ko Prince Kid imbere uretse reka wanisha amasegonda makeya ikintu bajya kugira abantu bigoryi ahantu harimo abantu bakomeye ndetse muri abantu bakomeye bagerageje gutegura Prince Kid bamuvanye muri gereza babizi bamutegurira gutoroka babizi turi kumwe uretse gato mbere yuko Prince Kid ava mu Rwanda ngo agende yabaje kugurisha inzu ye ariko mugira abantu mwari muzi ko Prince Kid mbere yuko ava mu Rwanda yabanje kugurisha inzu ye aragurisha inzu abwira umugore madamu tugende gera ushaka imyenda ya made in Rwanda muri kubita kintu aba modereta barahunze niyo mpamvu nababwiye ngo tugomba gukora petition urubanza rugatangira na petition za kwagenda ariko nawe uri mu biki uzayikora mwana nta yizigera ibaho ako Kemini umaze iminsi ngwa hehe man bakubwire deka Kemini umaze iminsi ngenda hari Nwese nyine uracyari za shenaniganzi za kera man okay so deka nubundi hano ndabona atangiye kuzamo account za leta ngiyewe ni kubona account zifite tiki zikigena biri kuntera ubwoba kandi mfite abantu ubu nubundi hano ndabona hari abantu 600 bonyine kandi kuri TikTok ndabona hari abantu 1200 mwarite tukikomereza kuri TikTok ko ariho konti za leta zitaba nagatoya TikTok ubwo twagenda tugiye ngaho mu anyway ibyabira hano byose yari joke nta joke iri muri ibi bintu ngiyewe ndemera ko ubutabera bubonetse kuri aba nta gutebya ibyo navuze ndi seriye ntacyo navuze ntari seriye ibyo navuze ndi seriye aya masaha ibikomere niba noneho niba ikintu kikiye kimbabaza ministeri yaratanze first of all ministeri yari uretse gato ntabwo ngiyewe nigeze ntebya kumvikana ikintu kimwe ministeri uretse gato okay ntabwo nigeze ntayitinga kuri iki kibazo nigeze mvuga izina navuze muri iyi saga ni umuntu wari ukomeye utagikomeye ni Bamporiki asigaye gamanuka ndagaske Bamporiki nakuvuze kuko utakiri mu nzego sinjya mvuga abantu bari mu nzego Bamporiki yaramborotse ntabwo yenda kunyumva hano nubundi Bamporiki se ko naravuze ngo ntabwo ngiye ngo kubafunguye yabafunguye adafunguye ntacyo bimbwiye sinarimuzi ahita mboroka so Bamporiki abana watahanye Bamporiki uvuye kwigisha abana umuco inyamata urumva muri misibana amafaranga mu mateke mu Rwanda ngo umuntu winjira amafaranga mu gihe gito cyane kigeze kibaho inde Bamporiki yakoreye amafaranga miliyari y'amanyarwanda mu myaka 1.5 years mu mwaka umwe n'igice yinjije miliyari y'amadolari nuvuga ngo mu magambo make uriya mutipe none umusafamane mujye mu mwubaha ngo miliyari y'amadolari ndakubujije y'amanyarwanda ngo ni miliyoni y'amadolari mu mezi 6 kandi afite inzu ebyiri zikodeshwa oya se ngo iki reka twe kumugarukaho ibi bintu bya Miss Rwanda urimo kunyumva ikintu kiriho ku kintu abantu batamenye muri ibintu bya Miss Rwanda first of all urumva batanze information zipfuye bukuru bazabiryozwa abiyita bakomeye nabo bafite ababari ibi bintu kuba byaratinze gutya ni intambara ya hakurya muri Kongo yari yugarije ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri abantu bo muri Miss Rwanda ntibyarangiye ibintu nibisubira mu buryo tuzahabwisha reka mbabwire ikintu kimwe Rutaganda ibintu niko abantu bakomeye ariko uzi ko Rutaganda yatorotse akajya Buganda bakajya kumukodeshereza amazu Dubai urukunyumva yakishijwe nande nagari Mutesi jora mujyanye ndakubujije Mutesi jora Rutaganda uziko uretse gato warushinzwe ni gute wambwira ngo ibintu byo muri Miss Rwanda umuntu wari shinzwe itangazamakuru muri Miss Rwanda nubwo ntakunda bita ntuza nashaka zaze amabya bazayakwege bayagire nk'umukoba iyo jambo uwo bita Prince Kid iryo jambo uri gukoresha uyagabanya urumva hano tari abana uwamugambaniye cyagiye bashaka kumugambanira n'ibyo byose kuko bagiye bagambana ibyo ntabwo bindeba kambasi bamvomera Prince Kid yagambaniwe uwo bita Joel Rutaganda yari umukozi wa Jolly
ariko se reka nkubaze ariko mugabo uri gitangaza ko twumvishe mu magambo ya Prince Kid nibwo twumvishe ibyo yivugira kandi ahantu yisanzuye nta muntu ukumushyira gatuna mbwene ko wumvishe mu magambo ye yivugiye amagambo ye Mutesi Jolly ari mu bantu bakomeye. Reka gusomere bwa nyuma kugira ngo uyu mwana w'umukobwa muvane muri ureke kumuhungeta. Hano baravuze ngo ariko sikuri gitangaza Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye. Urimo kunyumva? Hanyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Imbaraga Mutesi Jolly arakomeye, ari mu bakomeye, ashinzwe iki? Umwana w'umukobwa niba nyiri ubwita avuze abafitanye nabi bibazo batumye afungwa, uri kubizanamo Mutesi Jolly gute? Ahubwo kugeza uyu munsi ikintu nasaba abanyarwanda mwahungese uyu mwana w'umukobwa mu musaba imbabazi. Ende Mutesi Jolly kuko nyiri ubwite Prince Kid uretse gato Prince Kid avuze abantu afitanye nabi kibazo banamufungishije. Urasakuza navuga ijambo rimwe. Ndekukubaza Prince Kid ntasobanuye abantu bafitanye nawe ikibazo bamufungishije. Urasakuza navuga ijambo rimwe. Rivugi ibyo uvuga byose wacha ku ruhande wacha hirya rimwe na rimwe ajya yavuga ko nyina ngo nyuma ntago yemera numva nge urabyo nawe ushaka kujya mu bintu byinshi urumva niryo jambo rimwe ashaka kuvuga. Oya reka tugende. Abanyarwanda bose mwanjamye uyu mukobwa mugende mwigaye mu musaba imbabazi kuko Prince Kid avuze ko hano abakomeye batumvikanye n'abarafitanye nawe imikoranire bakoranaga nawe. Information kandi abanyarwanda ntago bazi nimba ubategereje bajya gusaba imbabazi umukobwa niba atazimusaba bagende bigaye kuko okay ngareka rero nguheze information about Rwandans. Yego abanyarwanda bazi ukuri, abanyarwanda bazi ukuri kandi nyiri ubwita gutanze ahubwo aba bakomeye ni bande? Ibyo abakomeye bubiretse nge ndimo nagusubiza. Abanyarwanda bazi ukuri, so ukuri ni ukuhe? uko aseringa kose n'ibiki yose they understand, they know the situation. Prince Kid uretse gato Mutesi Jolly niwe wakoze arrangement kugira ngo Prince Kid atoroke. Abanyarwanda bazi ukuri. No ndakubajije turemeranya ko Prince Kid gutoroka mu Rwanda n'umugore we kandi imitungo asigaye yigurishije hari andi maboko akomeye yabigizemo uruhari? Yes or no? Bituruse he? Ndakubaza bitangijwe nande? Byatangijwe nande? Vuga wabitangije muvuge ninde? Mutesi Jolly. Ariko Mutesi Jolly waragowe. Jolly urimo uramubeshya. Ndumiwe ko ngo ngwiki ariko deka abanyarwanda kazigira ngo abasama mubone ndabaza uretse gato deka nsubiza kuri iki kibazo dekati ndakubaza nakubajije uretse gato tega amatwi Kamini yo sojya kujya hanze cyaki urabyibuka wabyibuka ibya Prince Kid n'icyo cyose byaturutse byaturutse ku majwi yashyizwe hanze. Urakoze cyane. Yashyizwe hanze nande? Kandi ayo majwi yashyizwe hanze n'abari bari muri Miss Rwanda bari abakobwa. Ni bande? Nese simubazi ni ngomwa. Aha ngaha rero no mu bisinga point mugashaka guheza ibundi kugira uretse gato dekati. Godfather. Yes. Reka kuvugira umukobwa kuko umukobwa yageze aravuga ati nagashaka uzongera kumuvugira. Uretse gatoya. Yaragutumye ngo yaravuze nagashaka uzongera kumuvugira. Ntabwo ndi umuvugizi we. Azakotore gato muhe nyina. Nta muntu mvugira. Urukumva? Nta muntu mvugira ibintu uzabaze. Dekati. Turagukunda bizi. Dekati. Ntabwo uza kunyobya ngo bikunde. Ntega amatwi. Nge ntabwo urya imboga. Ntega amatwi anunyumve. Ntega amatwi. Gusa yigeze kuza kubyobya. Nayo kuyobya nta muntu uraza kuyobya undi. Okay, tugende gato hano gato wikwepa. Ndakubaza. Godfather gusa yigeze kuza magatotsi nibyo Dekati yavugaga. Agatotsi. Yigeze kuza magatotsi aribyo bya bindi habayemo yuko yakoze interview aravuga ngo naho mure tuzarubanamo ibintu nk'ibyo. Hari ikintu muri kwitiranya uretse gato Dekati hano ndakubaza. Ayo majwi muri kuvuga no bira bintu ni ugutebya. Urimo kunyumva? None se nibwake mu gitora akamuhamagara muri ntuza.
ese Godfather mu bujaje uretse gato manga inshuro eshatu mbere kuvuga ijambo ntega amatwi oya nukuri kumvanga ndindi magike ntabwo muza kumanipira ngo bikunde ntabwo manipira bro ntabwo bikunda tuganire nyine nyumva hano gatoya hano ikintu utari kumva utari no kubona hari ikintu mwitiranya ntimwakurikiye uru rubanza neza nicyo kintu mbashije kubona niba twibuka neza cyane mu rukiko bavuze ko uretse gato winigana inkari ngo mufate umwana mu muhindane banza wumve turari hande nta muntu ninde urashaka guha ijambo ariko nkamaze nkavuga hano mu rukiko bavuze ko ari amajwi yafashwe na Muheto urimo kunyumva umucamanza mukuru yatanze uburenganzira bwo gufata ari amajwi mujya mubyiyibagiza ndakubaza mujya mubyiyibagiza ari amajwi mujya muvuga ko bayateguye ngo Mutesi ngo natumye mwana ngo kuyafata ngo bararikodinga no ari amajwi yafashwe mu iperereza hatanzwe uburenganzira n'umushinjacyaha mukuru nako n'umugenzacyaha mukuru ni umugenzacyaha n'abacamanza bakuru urango ushinzwe urukiko biri mu rukiko mugire musoma urukiko birahari yatanze uburenganzira uretse gato mu iperereza atanga uburenganzira ngiye gufatika muri papuro ngiye gutangira kwandika yes ushinjije ko hari umuntu utazi uburenganzira mushinja cyangwa uravuga amazina ye ariko se ntabwo biri ariko se mwakurikiye urubanza ntimwarukurikiye bavuga ko ari uretse gato muri ariya majwi uretse gato reka byandike mu kinyarwanda abashinjacyaha ntabwo ari abashinjacyaha ntabwo batanga uburenganzira umucamanza mukuru niwe ari umucamanza mukuru mugire mugire ko ku ma YouTube birahari uramuvuga gusa bite byawe wabyukara mu bakavarize ziriya nkuru ko birimo umva rero nongeye ngusubiremo rero uretse gato ari amajwi bayavugaho mu iperereza uretse gato ari amajwi yafashwe nande umva ngusubiremo hari conflict of interest okay twavumbuye how compromise the fuck okay ariko reka tubitwara uko ushaka uretse gato ntimujya mufata one second ntimujya mufata uyu muntu abanyarwanda ntabwo bifata gutyo nyine babikurikiza uko babyumvisha urumva so uri compromise and this shit is fucking alarming nazamutse kugira ngo protecting hatagira uzana mu ikicucu ndakubujije rame komeza deka urumva uri compromised kwa za bolo zagiye hanze urabyibuka umunsi urabyibuka uko abo ikintu naye amasaha niyo turi kuvuga uretse gato kugeza n'uyu munsi uretse gato manzu nyumve kugeza aya masaha urimo kunyumva kugeza aya masaha ndakubwiza ukuri ko ukuntu ari amajwi yagiye hanze biracyari amayobera nk'umuntu washyize video za ya mpano hanze kugeza aya masaha ntabwo tuzi umuntu washyize ama video hanze bitavuze ko ya mpano afite ubusa hanze uretse gato so urukumva rero ari amajwi ntabwo tuzi umuntu washyize hanze ninde ntabwo tuzi wabishyize hanze ko ntabwo bivuze yuko context yuko ya mpano yambaye ubusa hanze no wivanga ibintu tugaruke kuri Prince Kid nyine ndavuga wamwumvishe tugaruke kuri Prince Kid twivanga ibintu tugaruke kuri Prince Kid ikintu kiriho rero njyewe kugeza aya masaha Prince Kid naze aryozwe ibyo ashinjwa hanyuma noneho abakobwa babona ubutabera bwuzuye that's it naho mpagaze dutanga ijambo urari hande ninde muntu ufite ubwenge bwo kuvuga kuri ibi abantu bose babo aba bose nabari gatabirato ntawe ufite ikintu avuga oya bareke bavuge mana ngaho baha ijambo kabano twagiye twabaha ijambo shiraho uwo bonye wese mukireje kabano kanzamura abantu kuri TikTok ni niho mfite n'abantu benshi nago dushaka bya TikTok man zana kuri Twitter hano ndi kubabwira kabano urahari ndahari nyuma yo kumva umusangira ngendo wawe umusangira ngendo ushingiye kuki kuko yari inshuti yawe ndi mukora ibintu bimwe so umugabo kivuze ko ari umutinganyi oya none se ni umusangira ngendo Eric Semongo yavuze ko definition y'ubutinganyi kandi ni uhaga ku kicucu none sura niba ufata ijambo rya kinyarwanda rifite ikindi risobanuro yakarihindura akarigira iby'ubutinganyi komeza kabano ariko Eric okay ntabwo nta kintu nakoranye na Prince Kid twakoranye rimwe gusa
Erega Miss Rwanda ntabwo ari project ya Prince Kid nawe yayatse abandi. uretse gato ugize ngo iki Miss Rwanda ni project ya mashirika. ugize ngo iki hapo wapi Narese Bahati Grace ninde Aurore ninde ni Prince Kid wamuteguye bateguwe na noza na bateguwe na noza ibyo wanje ukabimenya. bro uri muraseka mushyi man what's funny nuko ako umva uko sifata No. what's funny no there's no funny nuko yingwaje uretse gato nuko kabana aje kutuvanga none se kabana kadakubaza tuje kureba aho Miss Rwanda yaje iva ntabwo ari aho yaje ivana ko mwaje mvuga ngo ndakubashije umva uretse gato umugore wa Nizo bamwita gute wa wizo ndakubaza deka mbaza wowe ko waruvuze ngo bagiye kuyimwambura kandi umva yarambuye abandi warubizi ko yigeze kuya mashirika cyangwa ubwinziya ntago mashirika ntago ari muri ntago mashirika iri muri question ya Miss Rwanda ugize ngo Miss Rwanda ni project ya mashirika niyo yateguye Miss Rwanda bwa mbere gutegura bwa kabiri muri mwaka 2009 na 2012 Miss Rwanda yateguye bwa mbere nde 2009 mashirika Bahati Grace 2012 Ohore yongera kugaruka 2014 impamvu se iyo myaka yindi yahagaze ni iyi so ngamva ngubaze muri iyo myaka yose uvuze uramushyira he Teta Sandra uramushyira he Teta Sandra se yateguraga Miss Rwanda ko yakoranaga na Prince Kid bajya mu Miss University bategura ibintu bya no okay mashike yateguraga Teta Sandra yaje umva nyine mubwire je nakoraga muri Miss Rwanda icyo gihe Teta Sandra yaje yagiye gukompeta i Butare ashaka guhagararira intara y'amajyepfo muri Miss Rwanda aratsindwa yaje arekejwe na Prince Kid bagaruka i Kigali kuva icyo gihe kamwehoreresha oya komeza rangiza nta kintu nkomeza reka nkubaze ubonye umuntu wakora umva buretse nkubaze let me ask you we wanyemera nkakubaza se nakubaza uri mashika kuva ryari wagiye muri mashika kuva ryari kuva kera cyane kuva nko mu 2000 na kangahe na karindwi sibyo umashika yatangiye ryari muri 1998 ndumva bora no bro umusa ushaka kutumva mashika yatangiye muri 1998 rero nabwo bitigana uretse gato ibyari bitubesheje hanga ni urubanza rwa Prince Kid muri Amerika ejo none mugiye kuzana ibyo bindi yewe nuko Miss Rwanda uretse bamwe ikintu kimwe umva nkubwire hari mind ebyiri zaje mu mateka y'u Rwanda zabayeho zaje zizi mwebwe mwaho kuva 19 kangahe ngo mwebwe mashirika n'iki byose kuko iyo myaka 10 ninga yose yabaye you never had that idea reka mbabwire ikintu kimwe ngiye nuko nashatse kwitwara muri can you stop kwica nuza ngasubiza no mukoboye man subiza mfite mvuga ikintu kimwe so hari imyaka itwa mashirika yabayeho iyo myaka yose nyine I understand 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 iyo myaka yose habagaho mashirika ntabwo mwagahuye na mind ebyiri z'umwana wita Teta Sandra no bita Prince Kid kuko baje bakifatanya namwe kuko wenda mwe mufite izina ntabwo bigeze bifatanya nabo tega amatwi wumve so okay ngambwira Prince Kid na Teta Sandra baje muri Miss Rwanda gute rimwe mwayiteguye Miss Rwanda yateguwe na mashirika Prince Kid yaje kwanza muri mashirika ubundi nk'ukuntu umwana aza kwiga yaje kuri ukuntu bategura amarushanwa uranza ko hope atanga platform ura ku bana bose bakizamuka bashaka kwiga okay uretse kumvikana ikintu kimwe space igiye kuyivanaho kuko mwamaze kumindurira ikiganiro asubana waje mani mwamaze kumindurira ikiganiro ntabwo bintu byo kugihanganira
yombi ibintu dufitemo control utugenda ntabwo ari kutabigiramo control mwamaze none kabano woje kwiki kiganiro cyane nakubujije bwo wacisha ntabwo twaje kuvuga imvano ya mani ntabwo twaje kuvuga hano nje mfite ntabwo twaje kuvuga uburyo Miss Rwanda yavutse turi kuvuga ko abanyarwandakazi mujye mureka ibyo bintu none woje kutubwira ko ibya mashiriki ihuriye mashirika yagize urane mu gufatwa kw'abo bakobwa niba ntaho bihuriye nyine no uri kumashirika kwizanye gute hano vuga ku byaraye bibaye mu rukiko mu byaburanishije ntuza mashirika uri kwizana no nibiki turi ku byaha byakorewe muri iyo Miss Rwanda uri kutubwira aho yaje iyo yavuye uretse gato twaje gushesengura Miss Rwanda nuko yavutse se bari kubivumuzi oya nagenda iyo hirya ibi ngibi byo ikiganiro cyarengeye kugeza ahantu muri deep ibintu bisensitive arega ndashaka kubwira Dekati reka nkubwire ikintu kimwe uretse gato nshatse kukubwira ni ikihe mwebwe uyu ngo atugaruye uri kudusubiza mu Rwanda ibintu byabereye muri Amerika gukora iki ntabwo ndagera hano harimo ibintu mwebwe muri kubishyira muri showbiz ariko ibintu birakomeye bya Prince Kid oya ndakubwira impamvu bikomeye Dekati mumaze uretse gato ntega amatwi ngusobanurira ikintu kimwe ibintu byamaze uretse gato byamaze kurenga ibya Miss Rwanda mwe muzi ariyo hamwe ndikuze kubwira we Dekati uretse gato ntabwo bajijisha mumanze mugende mu rukiko niyo mpamvu nkubwira ngo before ni nabyiza ko cyo tuza hano kabara uruvu agiye kunsubiza impaka ko tugezana ikiganiro kigiye kugera kuri nyina kigiye kugera muri nyina iki kiganiro kigiye kwinjira muri deep mu imbere turi kumwe uretse gato tega amatwi maza wumve maza unyumve maza wumve bukufye gatoya ntabwo nkupa urakupa maza wumve ntabwo nkomerera kunkupisha niba mushaka kugira ngo urakupa nyine ariko abantu bakandi maza wumve ntabwo nkupa iki kiganiro ndashaka kugira ngo mwumve iki kintu Dekati nawe kabano impamvu nakoze iyi space mugende mumanze mukurikire uru rubanza rwarangiye rubaye uretse gato rwa Prince Kid bro uretse gato nyumve kano kantu ngiye kurangirizaho kuri point musigare muganira ndahita nigendera kuko mutari kuva point yanjye ikintu mugomba gusobanukirwa ko Prince Kid nagera mu Rwanda ahubwo azaryozwa n'ibindi yishoyemo mugende mumanze murebe mubakurikira urubanza bari ko dukora ni space ndeba n'inyarwanda batabyanditse byose ngo babivimuzi mugende murebe uretse gato mugende murebe uretse gato ariko maze wumve mugende mukurikire n'urubanza mugende murebe abatanga buhamya batanze ubuhamya muri rubanza rwa Prince Kid muri Amerika ndekeyaho ibindi tuzabigarukaho okay byanya so ngane n'umuntu wanje gusa icyo nzi cyo no wabyumvise yuko hari kuri kutavuzwe 100% ariko ntabwo rego kuri ko sundi twe twakuvuga hari byo tutazi so nta justice kandi so thank you irahari igomba kuza ntayo kuko nta kuri kose kwari jewe siko ntari n'umujaji nanjye mu judge ibyo bintu mwajemo mwampaye ijambo twisanze hano dute ngewe cyane akuntu twisanze hano uko ubundi mwaje ibintu murabyishimira ata umva uryamye neza tuba turi kumwe urakoze cyane nyakubahwa sawa nawe akabyara ngaho reka mbashimire Prince Kid tumutegereje i Kigali ibindi ndikumva nta n'ikindi ntabwo barafata umwanzuro ariko ngaho genda ujye kumuburanira hari ibindi ntinye kuvugira hano twaje twese mbere yo kugenda hari ibindi ntinye kuvugira hano Deka hari ibindi biri muri uru rubanza rw'uyu mugabo ntinye kuvugiraho tugusanga TikTok ngiye gushyiramo ngiye gukina video yuko byagenze mu rubanza mutaragenda mwese mbabaza akabazo kamwe cyane mubona Miss Rwanda hari akamaro rifitiye abanyarwanda kubwanyu mwumva yagaruka nta na kamwe entertainment wise uretse nta na kamwe abantu bayangije n'abimbere ariko abantu barayishimiraga so barayishe burundu bayice mutwe waza akayitwa bashobora gukosora amakosa ikibazo tubajije ibyo gukosora nta kintu tubajijemo we nababajije ngo Miss Rwanda agace ifite ntaga nakamo so nagace icyo kibazo nagace tubajije ntabwo mvuze uwayiteguye wenda igapfa cyangwa akazamo ibibazo ndavuga Miss Rwanda muri rusange mwemera ko yari platform nziza iramutse shigategurwa neza yakongera ikagaruka nta kiboya njyewe Rwanda kabano njyewe yego nanjye ni yego iri transparent
iteguye neza amakosa yakozwe mu gihe cyane uretse mubwira ikintu kimwe nta kintu na kimwe Miss Rwanda yatugejeho na kimwe mwe ikintu kimwe yateje u Rwanda imbere na kimwe Miss Rwanda nta nubwo yari by the way nta nubwo Miss Rwanda yari mba nkubwire motari Miss Rwanda uretse gato kwanza by the way aya ni amakosa yakozwe agomba gukosorwa ngambwe ikintu kimwe yakoze Miss Rwanda ngaho mugira umunsi mwiza ya entertainment yatugezeho na entertainment twabonye muri Miss Rwanda fuck that shit Miss Rwanda uretse gato abantu bitabiraga ibi events zayo bakishima bakagira ibihe byiza nubwo amakosa yakorwaga behind the curtain ariko events zagendaga nubwo yaba kimwe cya kabiri cya Guma Superstar oya wibigereranya Miss Rwanda ni imwe muri event y'abakobwa so bari Guma Superstar ari na Miss Rwanda n'indi ya dance okay deka mugira umunsi mwiza jewe ndikuba twagize Guma yari ejo okay ikiganiro cyagize mureke tugende nkomeze aricyo byaba bitwaye nta na kimwe